Mwaramutse neza, Yesu ashimwe. Turi hano kuri gusenga by Mama Ebenezer. Ndabasuhuje buri wese n'igihugu aherereyemo. Shalom, shalom mwese. Ndabasuhuje. Ngewe wumva kuri mikro ndi Mama Ebenezer. Karibu dusenge, dushyire Yesu hejuru. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana ibyahishuwe 3 umurongo wa 7 kugera ku wa 8. Haravuga ngo urwandiko rwandikiwe ab'i Filadelfiya, wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga, kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nsize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryawe, ntiwihakane izina ryanjye. Amen. Ndajyanga iki gitondo tugiye gutaka uwera kandi w'ukuri. Yavuze ngo niwe ufite urufunguzo, tugiye kumubwira ngo dukingurire inzugi. Uru rugi yashyizeho tumutakira ati turubone. Hakaba hari ibyugi umaze iminsi nyuma yabyo bifunze. Takira Imana. Turi mu gihe cyo gutaka, ku kwezi n'ukwezi n'amasengesho yo gutaka. Takira Imana. Twebwe niyo teme dufite, niko twabwiwe. Takira Imana ni sezo nziza abera bari kwibukwa. Wandikire marayika w'itorero ry'i Filadelfiya uti: uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi. Ab'i Filadelfiya ntibakiriho, ni wowe nanjye. Ushyiremo igihugu urimo. Abantu mwese niba wumvishe iyi audio cyangwa se iyi video ukaba uyibonye, haba hari impamvu, hari icyo umwuka yarabavuganye nawe, hari icyo umwuka yarabashatse ku bugingo bwawe. Ntago ari hazari ko cyangwa se ntago sinzi uko nabivuga kugira ngo ukubitane nawe cyangwa se kugira ngo yumve. Nuko Imana ari cyo gukora mu bugingo bwawe. Ikindi kandi reka mbabwire, ukaba hari amasengesho ya mu gitondo yagufashije, byuza n'ubundi uvuga ati yenda ya audio yo ku itariki izi n'izi umunsi dore byangendekeye gutya, ndashima Imana. Mujye muka no gushima Imana, wandika muri comment. Haleluya. Cyangwa niba audio igufashije wandike muri comment. Reka dukomeze ushimire Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dusangize ku buhamya bw'ibyakubayeho bw'umunsi wawe. Amasengesho ya mu gitondo ni meza cyane. Imana ishimwe. Hanyuma reka dukomeze. Turacyataka. Uruta umunsi tugiye gutaka, tubwire Imana, tubwire Yesu ufite urufunguzo ngo nadukingurire. Tugiye gutaka ati: Imana, mpagaze igihe kirekire inyuma y'uru rugi. Uruvuga izina, niba ari urugi rw'akazi, niba ari urugi rw'amadosiye, niba ari urugi rw'abana, niba ari urugi rw'ubusiribateri rufunze. Tinarinje ngo shyiramo urufunguzo rwawe. Uwera we, wowe ushyira inzugi zifunguye imbere yacu. Nimbabarira, nicyo gicyari gifunze kinteruriremo, nigikuremo. Namenye neza ko hari inzugi wazanye zindi zifunguye. Ninyuze urwo rugi wazanye rufunguye, nyereka aho ruri. Takubwira Imana, Mana ngo urugi unshyize imbere yawe urugi rukinguye. N'igihe Imana itarika inzugi imbere yacu ntituzibone, amaso akagumya ahumye, kandi Imana yarakinguye. Cyangwa Imana yatereka inzugi zikinguye imbere yacu, umuntu ntatera intambwe ngo yinjire. Takubwira Imana ngo Mana, hari ahantu nabonye hari urugi rukinguye, hari inzira nabonye ahangaha, ariko ibirenge byanjye dore bifashwe n'ibi, amaguru y'amaboko yanjye dore aha simpashyikira, mpa capacity. Taka. Ni igihe cyo gutaka ngo nzi imirimo yawe. Dore ku murongo wa 8, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga. Uribaza kuba Imana yamanura faveri, Imana ikaba yamanura ubuntu, umuntu akananirwa kubwinjiramo? Urumva ibyo bintu? Haguruka utake. Takira Imana, ubwira Imana ngo Mana, aha simpashoboye. Takubwire Yesu, nabimenye. Unyereka iyo miryango iri, unyereka niba ari imiryango bantu, unyereka aho wayikinguye. Niba ari imiryango serivisi, unyereka iyo miryango wayikinguye. Niba ari imiryango ubutabazi, unyereka aho ubwo butabazi buri. Ngende mbufate, ngende mbwinjiremo mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Turacyataka iki gitondo, tubanje kugushimira. Turagushimira ijoro ryose, turagushimira ubuntu bwo kuryama, turagushimira Mwami. Ni wowe uduha kubyuka, ni wowe unyuranye ibihe. Ijoro rivuye uzanye umucyo, uzanye umunsi. Shimwa. Turasenze Mwami, uganze. Wowe ufite urufunguzo rwa Dawidi, niwe dutakiye Kristo. Wowe ukinga ntagire ukingura, iyo wakinze ntawakingura. Turasenze Mwami, iyo wakinguye ntawakingura, ntawakinga. Turasenze Mwami,
we nyir'ububasha. Ibi bivuga ububasha bwawe bukomeye, ibi bivuga ubuntu bwawe bukomeye. Turasenze mwami kubw'ububasha bwawe bwo gukinga ntihagire ukingura, bwo gukingura ntihagire ukinga, kubw'ububasha bwawe bwo kudukingurira inzugi, bwo kuduterekera inzugi imbere yacu. Turategetse, turatatse mwami, dukingurire, turaguhedahenze. Kingura inzugi, kingura inzugi z'imitima yacu, kingura inzugi zitujyana mu mahoro, kingura inzugi zitujyana mu byiza, inzugi zibi zikinge. Wowe ukinga ntihagire ukingura, ukinga ibibi byari bitwugarije, ukinga amakuba, ukinga ibigeragezo, ukinga agahinda, ukinga umubabaro, ukinga kudakizwa, ukinga ibyaha. Haleluya! Ahubwo udukingurire ubundi buntu, udukingurire, ukingure inzugi zari zikinze mu buzima bwacu, ukingure ibyari bimwami biri ku rubyigize hafi bidushyikeho, ukingure iby'abagome bari barakinze, ukingure iby'ibihe byari byarakinze, ukingure muri iyi si, udukingurire mu mwuka, udukingurire mu bihe, udukingurire mu kirere, udukingurire mu butaka, udukinguriremo mu bantu, udukinguriremo ibyiza wazanye mwami. Y'imiryango wakinguye, amaso yacu ayibone tuyinjiremo, amaguru yacu ayikandagiremo tuyinyuremo. Mu izina rya Yesu duhure n'ibyacu. Wowe ukinga ntagire ukingura, wowe ushyiraho imiryango. Turatatse mwami. Hari ibyo gitumaze igihe kinini duhagaze imbere durindiriye ko wadukingurira. Iyi ni isaha yo gukingurirwa, iyi ni isaha mwami yo gushinguzamo ibyo byugi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iyi ni isaha yo guhabwa izindi nzugi nshya, ngo kuko washyize urugi imbere yacu rukinguye. Hari urundi rugi wazanye, hari ubundi buryo wazanye, hari undi miryango wazanye. Haleluya, haleluya. Kingura, hari izindi nzira, hari abandi bantu bo kudufasha wazanye, hari ubundi bubasha wazanye, hari ubundi bushobozi. Utwereka aho buherereye, utwereka aho buri, tubukoreshe, tububone, butugirire umumaro, busohoze icyo wabutumye. Uru rugi turunyuremo, turutambukiremo mu izina rya Yesu, ngo kandi ntawe ubasha kurukinga. Iyi faveri turayakiriye, ubu buntu tubuhuje n'amazina yacu. Turatatse ngo bihuze n'amazina yacu, bifungukire ku mazina yacu, bifungukire mu mwuka wacu, bifungukire mu buzima bwacu, rukingukire mwami mu mikorere yacu, bikinguke muri uyu murimo dukora. Kinguremo inzugi, kinguremo inzugi mwami muri uyu murimo w'icyubahiro cyawe. Igitondo ukingura inzugi, igitondo inzugi nizikiwe, igitondo nitubona izo nzugi. Uyu munsi udutereke muri izo nzugi, utunyuze muri izo nzugi. Iminsi yacu yo kubaho isigaye ntizongere kuba inyuma y'ibyugi bikinze, hoya, ibyo turabihakanye. Iminsi yacu yo kubaho isigaye ntizongere kugendera inyuma y'igihe, hoya, turabihakanye. Udukingurire mu gihe, ni wowe nyir'ibihe. Udukingurire mu minsi, ni wowe nyir'iminsi. Dukingurire mu myaka, ni wowe nyir'imyaka. Udukingurire ibindi bishya, kuko uri Imana y'ubuntu bwinshi. Urakoze kubwira ijambo ry'uyu munsi mwami, urakoze kuko ari wowe warebye imitima yacu, urakoze ko ari wowe watwemereye ngo tugutakire. Natwe turagutakiye kandi tuzi ko wumva gusenga. Icyubahiro n'ikuzo bibi byawe. Urakoze Kristo. Haleluya, amen. Reka nkwibutse, niba ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe kandi usangize n'abandi, musangiza n'abandi. Gira abantu byukije, ubabwire babyuke nabo bisengere, basingize Imana. Rero Imana ihabwe icyubahiro, ubuntu n'amahoro no gukingurirwa n'Imana, no guhabwa izindi nzugi nshya byomatane natwe uyu munsi none n'iteka ryose. Shalom.